none se ubu sinamuhunze ntiyarinze yazana indaya mu rugo nkahita nkabimenya ari umuntu wimbwe ati yari indaya mu rugo twayifata no mu rugo indaya nyandaya rwose hindane yaramuzanye yamutera urwego arasimbuka inyuma hari n'abantu rwose bari bahari musaza kari mukuru buriya yazana indaya yarayizanye hindane nakavuga ati gisa ubwa mbere njyana mu rugo ngiye nkubitwa ndengana kuko ubundi witegereje nibi ngibi mfite ntago nigeze ngurisha n'iki na kimwe ariko kubitwa nabandi nkubitwa n'abana banje baguhura iki nyine ari icyo ngicyo bampora ngiye nakomeje kukubwira ko n'ubundi bankubita bakavuga ko nabo abana ukuntu bamuhoterwa n'abana yewe hari umwana nahaye amazu ku muhanda noneho mvuga yuko bagomba kuha uwo mwana mitasiyo ubwo banga yuko mbaha mitasiyo bafata ibyangombwa umuhungu we yaramaze gutsindira peremi. Nakubajije abana bagukubita gute bagukubita hehe? Abana bankubita ahantu babonye hose kuko urabona ko mfite n'ibisebe mu mutwe. Ubwo ejo bundi nagize kugira ngo ndenganurwe mbone icyo ndya mbone kuko nasize imitungo myinshi shaga yarayigurishije n'inka zanjye zose yarazigurishije n'ihene yarazigurishije. Ubwo yumvise yuko naje kuko naraye ku muhungu wanjye. Bagukubise hehe? Bagukubise gute? Barabanje bakubita umukazana wanjye kuko hari abantu benshi bari baje kumva urubanza, hari haje na babandi ngo barenganura abaturage, hari mudugudu, hari umutekano, hari umunyamakuru. Noneho ubwo mudugudu yanga kugira ngo ntanga ikirego cyanjye. Ikirego ngitanze najya kukivuga ngo ashwe ngo twebwe turandika gutya. Ubwo nibwo uwitwa Kansilida yahise abona muramukazi we ngo dore ryashyanga ngo risasira musaza ngo data, aramubwira ngo nawe mama wawe naramusasiye. Arangije ubwo yahise afata muramukazi we arakubita. Njya kubakiza, ngiye kubakiza nibwo uwitwa Nindagihe Kerenia nawe yafataga abantu barakubita. Nibwo bahise bafata ikintu bahita bakinkubitira mu mutwe. Hano nagikubiswe n'uwitwa Mukanyandwe Kansilida. Nawe n'umwana wawe? Ni umukobwa wanjye rwose, ni akurikirwa na bucura. Hanyuma bakimukubise bigenda gute? Barakinkubise nabwiye ubuyobozi ko bwari buhari kuko sintinya no kwivuga. Abo bantu n'abaturage bose barabizi, mudugudu bamuha amafaranga akandenganya. Uretse ubwo bakobwa bagukubise hari indi nshuro bagukubise? Ni ubwa kabiri. Ubwa mbere byagenze gute? Ubwa mbere nabwo twaje hano turi kumwe n'abayobozi bari bagiye bafata ibyangombwa by'ubutaka uko ari 6. Umuhungu wanjye ngo yari yatsindiye peremi, arangije bajya kwakamo ingwate. Bagiye kwakamo ingwate bati ntabwo ibi byangombwa bishobora kwemerwa mutageze mutazanye nyir'ubutaka. Barangije baza gutangira gutereta ngo bagire bansibishe. Ibyo bintu nza kubimenya, bimenye nahise mbwira Executive aje gukoresha hano. Twari tuvuye mu gitondo cy'isuku tugeze hano. Nakubajije iki gihe bwo bagukubise gute? Bagukubise ku nshuro ya mbere? Nibyo ngibyo nyene ndimo kukubwira. Ubwo tuvuye mu gitondo cy'isuku nibwo nabivuzeho, abana nyina ntiyagira icyavuga, bati abakobwa baratangira bati twebwe rero yaba yumva yuko yaha uwo nguwo 8 ni njyewe sindegera 8 mu ibyangombwa byanjye mujya kunyandukuzaho. Ubwo nibwo batangiye barwanye abaturage nabwo baradukiza. Bagukubise gute? Bamahaye imigeri bamaniye. Hehe? Imigeri ntuze nakubwira ngo umugeri bawukubita ko bakubitagaho babonye. Mbese ubundi ukubitwa n'abana bawe? N'abana banjye gusa. Ubuzirikiza? Nzira kandi ibyo nakubwiye haruguru. Ubwo ko kunshura mbere gukubisa gukuramo inzara. Mpo nguwo n'icyo gihe. Ubwo nibwo umudamu yahise agenda ajya kurega ngo namutemye. Nabwiye n'urukiko ese namutemye. Ubundi bagukubita bakoze iki? Bankubita banziza cyane ni uwitwa uyu muhungu kuko ngo ntibamushaka yuko namuhaye amazu ku muhanda. Bagukubita bakubaza iminani?
iyo nyine bankubita bambaza iminani, ngewe nkababwira ngewe nta ibintu naguze, nta kintu na kimwe nagurishije, nta kintu na kimwe nagurishije. Noneho mureke n'ubundi umunsi nzitahira n'ubundi ni ibyanyu, ariko mureke nubakira abana batoya kuko mwebwe mwarubatse. Ni ukuvuga ngo iyo wubakiye bamwe abasigaye baca inkoni bagakubita. Nta bandi basigaye, uwari usigaye n'uyu nguyu bagize, kuko abana banjye bose barubakiye. Ukaba ubona urenganwa se bavuga ko bagukubita bafatanyije na mama wawe? Ngewe nkubitwa ndengana kuko ubundi witegereje n'ibi ngibi mfite ntago nigeze ngurisha n'iki na kimwe. Ariko kubitwa n'abandi? Nkubitwa n'abana banjye. Baguhura iki se? Nyine ari icyo ngicyo bampora, nge nakomeje kukubwira ko n'ubundi bankubita bakavuga ko nabo kubigabana. Kuki ubuyobozi butinjira mu kibazo cyawe? None se ubuyobozi igituma ubuyobozi butinjira mu kibazo cyanjye, mwakibaza ubuyobozi, ngewe ntabwo nzi icyo ubu buri mu kundenganyirizaho, kuko mwakibaza ba executive abo ngabo, kuko nk'ubu ngubu ejo bundi naraje ndibwa, bari bapfumuye n'inzu hepfo aha ngaha, ariko ngo bagiye kwandikisha amakayi, n'ubu ngubu byabaye ku muhanda, n'ubu bamaze kubimbwira, hari n'umuyobozi ubimbwira. Icyo gituma namwe basaba tugende nitugera ku muhanda rwose tubaze nk'abaturage. Mu gihe amakimbirane atakemuka ufitanye n'abana bawe, ntabona ko bazakwica? Ngewe ubundi bwo ndi mu gushaka kugira ngo baduhe gatanya, kuko niyo nako urukiko rwambwiye, kugira ngo duhane amahoro, umwe abukwe ndavuga ku bana bawe. Baguha gatanya bwo ntabwo bazakunoha? Bampa gatanya, nzaba mfite uburenganzira bwo kuba nabahunga, kimwe nuko n'ubu sintinya kubibabwira. Ni nayo mpamvu mwaje nimuhansange, sinshobora kwirirwa aha ngaha, kuko ahantu urahabona bashobora kuba banakwica. Uba wahunze bande? Nahunze abo bana banjye, nanjye nicyo ndi kukubwira. Ubahunga utinya? Ndinya yuko banyica. None wirirwa ku gasozi kugira ngo utwicwe? Nirirwa ku gasozi cyane, kuko urebye ni umugambi bafite. Iyo uhamagaye abantu ngo mukemure ikibazo cyanyu, bo bazana ikintu cyitwa inkoni, nta kindi kintu bakoresha. Waranoze muze? Warakunogeje? Neze ko uri umugabo uri kutikirwana? Wese wajya gukubita abantu 5 cyangwa 6? Abaturanyi se kuki batagutabara? Batabari bakubitwe. Ubusa batabaye ejo bundi ntibakubiswe. Urasaba iki? Urasaba iki? Ikintu nsaba cyane nuko ngiye narenganurwa. Narenganurwa ngewe ngakorerwa ubuvugizi, kuko n'ubundi bamfiteho umugambi wo kunyica. Nibura ngewe nkaba uko nibereyeho. Ariko uzicwa nande muze? Uzicwa nande? Ariko se abatinyuka bakagukubitira hagati mu bantu ntibakwica? Abo bana bande? Abo bana banjye bagukubitira mu bantu hagati mu bantu. Ese bagukubita bonyine cyangwa hari abandi babafasha? Oya, nibo bonyine. Umugore nta ruhare bifite? Umugore nawe abifitemo uruhare, kuko iyo ngize bose barashatse. Ahamagara abantu batuye i Kigali, agahamagara abantu bashatse mu Ruhango, agahamagara abantu bashatse ku Kamonyi, bakaza bagahurira hano bagakora intambara. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 65. Ufite abana bangahe? Mfite abana 6. Bose barashatse? Bose barashatse, hasigaye umwe ari we twubakiye hariya hepfo. Ese abo bana bahuje se na nyina cyangwa umugore n'undi bashaka? Oya, bose n'abanjye n'umugore wanjye ni nawe wisezerana. None se ubona impamvu utumvikana n'abana bawe n'umugore mwishakaniye ntimwumvikane ni iyihe? Impamvu kereka ari nka hano yazibasobanurira, kuko nta kuntu ntamurwanyeho, nta mwana wanjye wigeze ajya kwiba ahantu, nta mwana n'ubu ntinyuke mbibabwire, nta n'umwana wanjye ukena. Uw'imfura n'umuhanzi, undi yatuzika uwitwa Clementine na Nyiranirashwa amaboko Clementine, ariwe umugabo we yitwa Mwene Gihome. Ni umuhanzi w'ihe ndirimbo? Ni uwa gospel. Bose ni bose baracuruza. Undi bafite umugabo w'umubazi, abandi nawo mu makawa. Warabubakiye rwose, warabafashe? Rwose nta n'ikintu, niyo wabaza abaturage ubukwe nkoresha hano ntibujya buca munsi ya miliyoni. Abagukubita n'uwo muhanzi arimo? Oya, ntabwo arimo. Kuko yavuze yuko atazaza gufata utwo dukipe twabo. Bari kukurira mu nzu? Bari kukurira mu nzu?
Nwese batandira mu nzu yubona bafata umutungo bakawugira gutya bakararika ngo niyo kugira n'ikintu mbona nakuramo, urumva batandira mu nzu naganaye nk'ubu inzu nyibagejejemo habe n'ikintu wabona cyanunga cyangana gutya. Sawa urakoze. Umugabo wawe mufitanye ikihe kibazo? Ikibazo cy'amakimbirane buri gihe avuga ngo azanyica, n'ubu yaravuze ngo azamusuzamo ko banjyanye ku Munyinya. Yarabivuze ejo bundi ku cyumweru rwose kuwa gatanu yabivugiye hano, ntabwo hari n'abantu benshi. Yavuze ngo iki? Yaravuze ati ngewe urwo ruda rwawe nzarufomoza bazansubiza muri gereza ko bakujyanye Munyinya. Ubundi mupiki dupfa iki? Ni ibintu by'amakimbirane bimaze imyaka myinshi cyane, myinshi kuva nashaka. Ayo makimbirane aturuka kuki agera hakazamo n'abana? Abana none se abana waba umubyeyi bagiye kuvuga ati ngiye kukwica, umwana akakoza kugukiza? Mama, kugeza ubwo n'abashatse bari mu ngo zabo bahurura bakazana. None se ubu sinamuhunze, ntiyarinze yazana indaya mu rugo nkabimenya ari umuntu wimbwe ati hari indaya mu rugo twayifata no mu rugo. Indaya nyandaya rwose hindane yaramuzanye ayamutera urwego arasimbuka inyuma, hari n'abantu rwose bari bahari. Musaza kari mukuru buriya yazanye indaya, yarayizanye hindane akavuga ati gisa ubwa mbere njyana mu rugo, ntaramuhunze. Ibyo bigatuma abana na mama bafata inkoni bagakubita, avuga ko mwamukubise n'umutwe mwamukomeye. Oya, ntawe wigeze umukubita, ntawe wamukubise rwose. Biriya bikomereza iyo anywe yaranywa agasinda akikubita hasi. Ubu sinatema imyano buri gihe ntahora atema ibitoki akagera akabagurisha akabihakana. Ubu se ko bamufunze akaza yamara kugera mu rugo yasize ihene imwe ihari, asanga ari ihene ebyiri, ntahise ajya kuzigurisha. Uravuga ko abana bawe batakubise se? Ntabwo bigeze bamukubita, ntabwo bamukubise rwose, ntabwo bigeze banarwana, ntabwo bigeze barwana. Mama, ko n'abaturanyi abaturage bazi ibyanyu bavuga bati abana na nyina baca inkoni bagakubita ahubwo bazamura. Oya, yarababeshye n'ibyo yababwiye, yarababeshye rwose. Ukuri kwawe ni ukuhe? Byagenze bite mu minsi ishize? Mu minsi ishize? Byagenze gute se ko bagize nagiye nkamurega, ubwo bagahita bamujyana, bamara kumujyana buri gihe amakimbirane yose buri gihe aba hari mu rugo. Nahise kuvuga ko ajya mu ndaya, si uko waba waranze gukora inshingano z'abadamu? Ariko umuntu yaba akubwira ngo ngufatanye ngo akorera puridanse mu musarani, ukabatese ko ahora bakoresha ubukwe akafite n'abana bose wabyirwa n'icyabazishyizemo. Imyaka 60 nari mfite n'umwe niho najya gukora uwo mwuga nshaje. Ubwo amakimbirane yanyu aturuka ku buraya? Mbese ubwo yazanye niyo ndaya mu rugo simbizi, uko yatwaga simbizi, mba niturije rwose pe. Ubwo nambanye nk'agatoki nkarangura nkajya nkashakisha. Nese w'inshingano zawe wenda zo mu buriri uba wazujuje cyangwa ntimuheruka? Nase ntabwo akose umuntu tubanye imyaka myinshi, kuko bunajya kuvuga ngo inshinga ntabwo nazuzuzaga, ariko no kuva namenye ko hararanye hindanye bakanamufata no mu rugo, sinshaka kongera gusubirana nawe. Wowe se ubigenza utishatse umugabo? Njye ntawe nshaka, n'abana ndabafite, Imana izankuriza abo. Oya, nta mugabo nshaka. Ubwo namuhunze muhungi haradere yatoboye ajya mu nzu, baranamufashe arimo gusohoramo ibikoresho, ibishyimbo arajyana, ibigori yarajyanye, ikuvure yarajyanye nayiguze yari yabashyitsi bajyaga bararamo, yongera asama mufatana kasike, tugunda ngo uramusoze n'adukije mu kuki ikibazo cyanyu ubuyobozi butagikemura? Oya, bazagikemura n'undi ko byageze ruguririya kiriguririya kuri ribu ntoki. Ubona kidakemuye cyangwa kigatinda gukemuka, ingaruka bizagira n'izi ingaruka nuko avuga ati ngiye bazansubiza no ko banyica. Umuntu ahora abivuga buri gihe nzakwica, kandi umuntu abivuze ahora uko baba bazamwica. Nawe ko avuga ko mwebwe n'urubyaro rwanyu namwe muzamwica? Oya, bararengana ngiye avuga ati ngiye baza kujyana inyakiburire. None ejo bundi yaranantutse, hari n'abantu yagututse gutya, yarantutse ngo ni nkarya agashino ka mama rwose kamitobere mbivuge. Yarantutse, hari huzuye abantu hano, abantu barumirwa. Harya agashino nagake ndakazi se nyine, ariko yakavuze ndakazi, ubwo harakazi. None se abo bakobwa bagarukwaho nabonye no mu isantire batinya, bo nta ruhare babifitemo mama? Nta ruhare barufitemo. Cyangwa urabarengera nk'umubyeyi? Oya, nta ruhare barufitemo. Ise rwose ni umunyamahane kuva nashaka 8 mu kwezi kwa kabiri, umva imyaka tumaze uko, kandi mba ndahukanye. Yavuga ko mba ndahukanye, ariko byose nkabirenza mbese nkituriza. Twaba dutetse nk'ibiryo nkaho tunagaburiye abana,
akabifata n'amatungo, nta muyobozi bose batabizi, n'abamudugudu bose bavuye. Aravuga ko ariko mu muzizi iminani ngo ari kwanga gutanga iminani, ngo yubakiye umwana we hanyuma mubigenderaho. Umwana yubakiye se n'uwuhe? we yahaye Yamuhaye inzu se, iriya nzu ni iyacu twembi, twayibukanye twembi, nta cyemezo ko gihari ko yamuhaye inzu, nta n'isinya afite ko twamuhaye iyo nzu. Iyo nzu ni iyacu twembi mu maboko yombi, ko turi babiri. urasaba iki ubuyobozi? Ubuyobozi si ubuyobozi, icyo nifuza nuko bazakemura ikibazo, mbese nyine umwe akamenya aho aherera n'undi akamenya aho aherera. Abana we nyine bazabahe nabo nyine. mama mugiye gutandukana mushaje Ko harabishaka. Ubu se mwasubirana babunze? Oya, ntabwo nshaka kurasana nawe. Umuntu aryamanye inda sinjye kwandura nshaje. uti Sinshobora kujya kwandura nshaje. Oya, uti umugabo wagize oya, aryamanye n'inda sinshobora. Mama ko mutamubonye? Ntabwo twamubonye. Bakamufata amakuru rwose, ntabwo twamenye, kandi twaramufate n'abayobozi baraje bakamusanga mu rugo. kandi batubwiye ko nta byiza babyumvishe mama. Ntabwo ngo nabyumvise, mbabwiye ko bamufate mu rugo akamutera n'urwego agasimbuka akagwa inyuma. Hindani yitwa Gugorigo, yitwa Goreka. Ibyo akaba ari byo bituma se mudasubira? Oya, nari navuye mu rugo kubera icyo gihe twarurwanye mpita mva mu rugo. Nari maze amezi 7 naramuhunze. None ubu yagiye ahandi, we ntiwakareka yaragiye kundi muntu, ntabwo mwakwemera ko musubirana? Agusabye imbabazi se none? Imbabazi umuntu aba ati ngiye nzakwica, gusa wajya kuryama n'umugabo ati nzakwica, ariko ashobora kwisubira. Oya, turagushimira. Akarengane akorerwa ni ukuvuga ngo uyu musaza agerageza kuba yakaka cyo kurya, yagira ngo ageze kubibwira ubuyobozi bw'umudugudu bagiye ikibazo bamukemurira, kuko ejo bundi babigiyemo bahamagaza abana be bose kugira ngo babikemure. Mu gihe cyo kuba ubuyobozi buhageze bumva ibyabo, mu gihe umukazana aho hageze n'abana ngira ngo nari mpari ngo batangira kurwana, ndetse umusaza ngo baramukubita, n'abandi bari baje kumva urubanza barabakubita. Akubiswe nande uwo musaza? Yakubiswe n'abakobwa be bari bahari, bo bari bahurujwe. Ubu ngo abana bakubita umubyeyi bapima iminani mubyakira gute? nyine urumva ni ibintu bigayitse cyane. Urumva nyine kugira ngo abana b'abakobwa bashoke se bamukubitagure, urumva ni ibintu bitari byiza. Ubona mu gihe byaba bidakirana hakiri kare, ingaruka zavamo no kwicana. Urumva nyine niba umusaza agira ati ngewe mu byo nakoze mu gihe mvuye muri gereza inzara iranyishe, wenda munyereka naho najya ntema n'agatoki ko kurya, mu gihe yitabaje ubuyobozi bwahagera agasanga abana bakagombye kubakiranura, ahubwo nibo bamushotse baramukubita, urumva nabyo ni ikibazo. Yavuye muri gereza, urumva ahageze asanga umudamu ntago yasigaye mu rugo, yese asanga umuhungu aho yubatse. Uno asanze umuhungu we yubatse, uno umusaza ageze mu rugo akabura ikintu arya. Urumva yagira ati noneho se nzaba mu rugo rutagira icyo kurya? Agira ati se njye no munsi y'urwego nteme n'igitoki wene gitogose, bagashoka bamukubita. Mama numva ukuntu twabyumvise, ubundi muri make bari bamaze igihe bafite amakimbirane, uriya musaza aza gufungwa, aje gufungwa, afunguwe rero, afunguwe asanga nyine uburenganzira umugore ibintu byose yarabyigaruriye, n'imyaka yari yarasize umugore yarayitwaye, amaze kuyitwara agarutse buri kindi kintu yakwitabaza, akavuga ati se ntago mu byo nasize ni ukuvuga yuko tongeye ngo muhinge nanjye mbe nabasha gutora ibyo kurya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umusaza mu by'ukuri bamubujije uburenganzira, ni uko ngo umugore atuma ku bakobwa be aho bagakirana ibibazo, yenda ngo bamwereke n'akarima yajya asaruramo utwaka, ahubwo ngo bashoka bamukubita, ngo bamukubitana n'umukazana we ndetse n'umwuzukuru. Yakubiswe n'abakobwa be. Bamuhora nyine ko ngo yagiye gutema agatoki ko kurya no gusarura udushyimbo two guteka. Oya, byaratubabaje twese, byaratubabaje kuko abana kugira ngo bafate umubyeyi bamukubite bamwubahuke, urumva ko nubwo umusaza yaba yari afite amakosa yarayahaniwe, igihano cye kirarangira, ntabwo ibyo bintu byagakomeje, ahubwo bakabyunga bakareba buryo ki byakwanga, bakanabatandukanya, umwe akamenya aho aherereye
n'undi akamenya aho aherereye buri wese akagira barimo uburenganzira. baramwaka Iminani si ubundi ni uko bayaka barwana. Icyo gihe bakwitabaza ubuyobozi bukaza bukagira icyo bukora, aho abaha akahabaha nawe akagira aho asigarana ariko akagiramo uburenganzira. Oya ni ibintu bibabaje rwose, batagize ikintu babikoraho, ikintu byazabyara hazavukamo no kwica, bakwicana. None se nk'uwo musaza nk'uko bari bamushyize hasi, ntihari igihe bakubita bagakubitaho Imana yakubise ugasanga umuntu aragaramye. Mwese nk'ako kana gatoya wumva bakubisemo kakuzukuru kuriya muhungu we gatoya, ko kaba karazize iki? Ibyabo karabizi, kimwe n'umukazana we wahakubitiwe, we yakubiswe ibyo azira abizi. nagisanze biri mu bayobozi bari kuburana, mbese bafitanye amakimbirane, ndetse nkabona n'amakimbirane hato na hato yazavamo n'ubwicanyi, kubera ko baraza barashyamirana. Uyu musaza muri minsi ishize baramufunze, ngo bamufunze baragiye gutema umugore, ariko ntabwo mbizi ajya kumutema, ariko niko nabyumvise. Ubwo rero bagenda baramufunga. Ejo bundi bamaze kumufungura, umudamu we mbese ubwo yaratashye, amaze gutaha ngo yacumbitse ko n'umuhungu we uyu nguyu. muboneye amakimbirane adakemuye yabyara izihe ngaruka? N'urupfu rwavamo, bakicana rwose. Njye ndavugisha ukuri kwambaye ubusa, bakicana rwose kuko barashyamiranye. Umwe niba ubu ngubu baramufunze, utu twakamwe twa hano, aka karima nake yari yarahinzemo imyaka, ugasanga barayisaruye. Nzahise avuga ati se mwamaye n'ibyo kurya byibura. Sinzi uko byagenze, ariko ejo bundi batemye ibitoki, ajya kutwereka imitumba uko bayitemye, twarabibonye. Uyu musaza se bagiye bamukubita? Ntabwo ndaba namukubita, ni njye ntabwo mbizi, ubwo ababizi bo barabizi ko ntabwo nzi. Ubuyobozi ni mu budutume ku buyobozi. ubundi bamuhore. Ubuyobozi bukwiye gukora iki ku kibazo cy'aba bantu? Ubundi ni umudugudu, cyeka umudugudu ahari agasana n'ibintu, kuko ni nawe unabizi neza, nawe uhora mu manza zabo, uzi uko bazi uko babikemurana, banamufunga niwe ubizi. Ubuyobozi bukwiye gukora iki mu mboni z'abaturage? ugomba kubatandukanya. Urebye nyir'ubwite niwe wabona, niwe wavuga akarengane cye akavuga n'icyifuzo cye, kuko ni nta mwanzuro uvuze ko nguko njyewe nta mwanzuro nabiha.